Nothing juju be that. Ariko Messi wereka nkubaza akabazo kandi unsubize. Kugusubiza n'itegeko se. Ariko icyambere ni ukumvikana. Kaho mbaza twumve. Kuri mukuru wanjye umariye iki? Wowe se kuri murumuna wanjye umariye iki? Ntacyo. Wakabimenye se ukaziba. Kaziba amazuru. Ariko sha ujya wibuka ko ni mukuru wawe. Sha kuba mukuru wanjye byo birakemangwa. Gute? Sha menye iwacu barakwaduruse cyangwa bakagutoragura. Kuko ndabizi neza ko umuryango wacu ni wowe debe dufite. Ubwide bushatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uri ikigoryi. Ibyo bintu wabisubiramo? Jewe ndavuze ngo uri ikigoryi. Nundi munsi ujye umenya ko ndi mukuru wawe. Ukuriye ubusa ariko. Kandi sha urimo satani ntago ari gusa. Erega no kukuri kuryana naho ubundi ntiwuzuye. Kuzure mu gatebo wahenewe. Gahebebe nkayo wambwawe. Kabwagura ujwigira wangagiwe. Kanyara amaganga wa rukwavu. Gakururwa amatwi nkarwo. Ariko hari ikindi kintu kimwe maze kubona. Ikihe? Suri debe gusa ahubwo uri inka. Ariko niyihe mpamvu unyita idebe? Impamvu nkwita idebe nuko nta bwenge ugira. Ariko mana yanjye we, urugero ufite imyaka ingahe? Si 18 gusa se? Ni 22? Yego. None ibaza imyaka 22 ukibi wanyu. Nta no kwigira inama ngo ushaka akazi ujye kwibana. Oya pe tujye tubabarira ababyeyi. Niko kuva ufite amezi 9 kugeza n'ubu ngubu papa kikwitaho kugaburira ibintu byose bigukorera. Nta nubwo waca kenge pe. Oya Mese nawe urabizi uri mukuru wanjye ndagukunda. Ubwo tujye ducishamo tukarwana biriya bintu bifata nkaho hari ubuvandimwe pe. Ariko nawe warerengera urakabye niyo mpamvu mari kuguhanura. Basi nawe jya utekereza kuri papa imvuna agira wicaye aho ngaho. Ubu wakagombye kuba uri muri ghetto basi uri gushaka akazi kugira ngo ujye woheza papa na mama udufaranga. None urahuricaye. Okay, basi ndeba mu maso. Fata iminsi byibuze ibiro bitekerezeho uzambwira. Oya nta kwirirwa bitekerezaho ahubwo nafashe umwanzuro. Umamagare ku phone. Ego grand frère subiza ko ngukunda se. Yes, kiragesha. Nari mbizi ko ziranjuga muteye atapfa kuzitsinda gutyo gusanga gakugume hano. Umungiye kujya mbyuka n'umuceri nsanga ibiryo byose ari ibyanjye nta muntu duciranwa. Mbega igihe kigiye kwimbera kiza ariko mana kucyo nkunda mana agaceri kose hamira akagari hamira. Urankunda mana uramushimiye. Jesus is Lord. Ariko bura nta kuri kuntu nakongeraho imyaka 7 nkazava hano mfite imyaka nka 30 nkajya najya muri ghetto. Reka mbanze bitekerezeho. Oh my God.